Hello bantu banje ni Sikosi wanyu nk'ibisanzwe nagarutse noneho umva uyu munsi noneho ngiye kuba ikintu bita inkuru numva irimo gucaracara hanze isekeje nuyumva nawe urahita useka irasekeje cyane. Ariko mukore subscribe mukore na share na comment kugira ngo tujye tubasha nyine kugira ngo nyine tubatemo nyine tubacukumburira inkuru tuzivumuzi. Muri minsi hari inkuru irimo gucaracara n'umuntu bita Miki na Regis. Ko najya gakira numva ngaho yaciye ni hacu urwango. Bari abantu barapfa iki kweri kugera aho umuntu ashyira undi ku karubanda. Umwe akita n'umugeregere undi nawe akamena umuceri nta kintu n'iki asize inyuma. Akavuga imbwa mu mazina, icyo bita kuvuga imbwa mu mazina. Urumva umuntu akagera avuga imbwa mu mazina akakuvuga pe ukagera arimo kivugo. Ariko wenda duhere kuri Miki. Ako Miki twese nk'abanyarwanda tuzi neza tudashidikanya ko kugira ngo byonyine ugere kuri Regis byagusabye ibiguzi byinshi. Ngira ngo ahari wanditse na Lettre Amicale kugira ngo ugereyo byari bimeze nko gufata umunwa w'indogo ukawucisha mu rushinge. Miki ugira amahirwe hamwe n'Imana, sinzi n'Imana wari wasenze uwo munsi, ugira amahirwe kugeza kwa Regis akwakirana urugwiro, yewe ni nawe kugiza ubu ngubu uriwe mu rwego rwo kuvugwa muri entertainment. Sibyo none niriya nyiturano ntago ari kuriya wakamwituye. No mwana gacishijeho mwaranakundanye nyuma y'urwo rugendo mwagiranye n'ibihe byiza murakundana haranashya. Sibyo ubu ngubu ni ukuvuga ngo numu ex wawe, uko umu ex nyine haba harahiye. Sibyo umu ex we ni ukuvuga ngo Regis ni umu ex wawe. None ejo bundi baguhamagare Regis wakugize uburi we, Regis mwacanye mu nzira nako yanayigucishije mu wagucishije mu nzira yo kukugira uburi ubu ngubu ukabuvugwa mu kwisi yose no mu Rwanda, ukarangiza umwese umugira igihe kubunda abakobwa yego ntago ari bose. Undi mushimishwa n'iki kugeraho wita umuntu umugira igiri koko kutanze inka ngo yiturwe indi wa mukobwa we ukugiriye neza mu rwego rwo kukumenyekanisha ku cyo muharabika. Naye nicyo wakamwituye kumwitura ineza yiturwa indi. Akurarangije uramuharabika ngo numugira ngo nakagirigiri, nta nubwo wavuze ngo numugirigiri, nakagirigiri ni Sugabo mwararanye, Sugabo yakuteje intambwe nk'iyo ugeze ukaba ugeze nk'aho uri, Sugabo yagufasha ukuboko ikagusapotinga ku bwa buri kimwe, warangiza ngo numugirigiri urangije umwitura kumwita umugirigiri. Cyakikora abantu Regis ahubwo agira umutima ukomeye kabisa. Ako nyine mujye munyine gusa icyiza nanone bigomba kukwereka yuko ugomba kugirira umuntu neza ariko utitaye kunyiturana zaguha. Ukagira neza ukigendera. Nicyo kintu Regis yari akwiye. Regis wari ukwiye kugira neza ukigendera utitaye kunyitura n'abantu bose wagiriye neza, dore kari na benshi. Ntago yo rwose iyo ngiyo ntuzigere uyireba. Ntuzigere uyireba. Gira neza uyigendere neza, uzagira gute uzayisanga imbere. Abakuvuga nabi, abatibuka neza yo wabagiriye babaho rwose. Umuntu ugirira neza kugira ngo nta nubwo wigeze ubikora, kugira ntunabaho ukabatoma imbere ye akagushyira kwa kundi bafata zero bakayishyira inyuma y'akitso. Ariko we ntago ibyo ntago wakabimwibukije. Regis wibibutse neza wabagiriye. Kuko hari abantu benshi tuzi muri ruhando rwa sinema mwagiye mufata ukuboko, ndetse n'ubu ngubu byatumye bagira nyine izina, bafite izina ku bwanyu. Rero mwere kubibibutsa, mwibibibutsa ahubwo ubwabo n'umutima nama wabo niba ari abantu bafite ubumuntu bazabyibuka. Ariko Regis wowe kabyara, Regis yamenye umuceri. Burya Miki ni umugome kuriya. Koko Miki
Miki yaduteye ubwoba ntabwo twari tuzi abanyarwanda ko ari kuriya mizi. Uzi ko Miki umuntu utinyuka agafungisha nyina, ubundi wowe uba wumva ari akahe karusho ushobora kuzana mu buzima? Ni iyihe mpinduka ushobora kuvanguzanya mu buzima bwa Miki? Umuntu wafungishije nyina. Ndakubwiza ukuri, niyo waba uri umugabo uvuye ikanyarira cyangwa uhubutse mu ijuru, ugomba kubaho uri menge, kuko nta mpinduka. Mana, umuntu ufungisha nyina wamwonkeje amezi 9 akamurera kugera hageze, ndetse n'ibyo yakoraga yarabikoraga kugira ngo arebe ko umwana we yaramuka yabaho, yarangiza akamufungisha. Wowe n'iki wumva nakaye karusho uzanye mu buzima bwe? Ntako. Niyo mpamvu hamwe n'Imana biragusaba kubaho uri menge, wa mugabo we. Uri menge, nta karusho uzanye. Urumva? Baho ushyenga, kuko nawe yaguta imisozi. Yaguta imisozi, kuko umutima afite no kuguta umusozi. Ubwo rero igendereze ube careful kabisa, ube careful. Ako nyine mwashyiranye hanze, ariko nyine muri industry nyarwanda harimo ikintu bita guhwihwisa, harimo kumena umuceri cyane, harimo amakimbirane menshi cyane, harimo gushyirana hanze cyane. Mwagize ikintu bita, mwagize teamwork. Mugire teamwork, nicyo kintu cyonyine gitera ishema uruhando rw'ahantu mukorera. Kigaragaza ntabwo musenye umugozi umwe, mwitana ba mwana. Nukuri murimo kwishyira hanze, ni muvi buzima, mugaruke buntu rwose. Biriya bintu ntabwo bibabereye pe. Urumva? Mushyire hamwe, nabwo muzatera imbere ku bwa buri kimwe cyose murimo gutegura gukora. Twere turabakunda, ni nayo mpamvu kumva nk'ibi ngibi bikadutangaza, bikadutera no kwibaza kwinshi, tukaba dufata n'umwanya wo kubivugaho kuko ntibikwiye. Mu rwego rwa industry ya filime, nukuri mufushyire hamwe, mureke gushyirana hanze, mureke kwitana ba mwana, mutwereke yuko umusangi umwe n'abashaka kuza muri urwo ruhando rwa filime ndetse n'imiziki, baze bafite inyota yaho bagiye hatuzuye amatiku n'inzangano n'amagambo adahesha Imana icyubahiro. Sibyo? Nicyo kintu kizatuma nyine dukomeza gukunda uruhando rwa entertainment mu side ya filime cyane, ndetse na muzika, kubera dufite bakuru bacu bashyize hamwe, kubera dufite bashiki bacu bashyize hamwe. Ariko iyo mudashyize hamwe rwose, natwe biratubihira nk'uko rwose ubu turabihiwe. Kubona abantu dukunda murimo gushyirana hanze biratubihiye, ntabwo bituryoheye. Rero mwese aho muri ku isi mukurikirana Bandebe Empire, mushyireho comment, mushyireho subscribe na share, kugira ngo nyine ibi bintu rwose ntibikabe byo gushyirana hanze. Ntibikwiye habe na gato. Ndabakunda rero, ciao.